Imana ikurema yamaze kukuremera. Ni Imana irera imfubyi ikazirera zigakura ba mama na papa badahari, ariko iyo tugaburiye abana bacu tukabafata neza turunguka. Kuko ubusa ngende kurera ibuye havesha iyo nicaye ahangaha Sharirene akasemurira sha mpita mvuga niyo ntakubyara nari kuba mpombye. Ubuse ko mbona ari Sharirene utararangiza secondaire, umunsi yageze muri kaminuza akayirangiza, umunsi se fisi yakurikiyeho akarangiza. Umva nzaba ndi mama kibamba kizigenza. Bureke mbabwira ukuntu nzabigenza. Nzaryama mu madivu ubundi nimerere gutya, ariko aka gafoto gafotore. Ndabakunda ariko nuko ari Uwiteka wabantumyeho. Turabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, aho mugenda mudukurikirana mwumva ibiganiro, impuguro, ijambo ry'Imana n'ubutumwa. Hari ibintu byinshi mugenda mwumva kuri Mama Sharirene official, kandi narabibonye ko mubibona kandi bikabagirira n'umumaro, kuko murampamagara mukabimbwira mukanabinyereka. Niyo mpamvu rero ntajya ncogora, kubera yuko umuntu uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Kandi umuntu wese ku isi agomba kumara icyo agomba kumaza, kuko ntabwo Imana yigeze ituzana ku isi ngo tube abantu badafite icyo tumaze. Nubwo tutamara bimwe, ariko buri wese aba afite icyo amariye Imana. Nanjye rero umumaro wanjye ni wo kubahugura no kubigisha, ni impano yanjye, kandi ni ibintu Imana ishyigikiramo, birananezeza. Iyo mbabwiye ibintu bizabagirira umumaro, ababishoboye mukabikora, abatabikoze namwe mba numva nta rubanza afite. Ariko uko bwije nuko bukeye mba ndi kubaza Imana ibintu byabagirira umumaro, kuko muri abantu bakomeye mu maso y'Imana. Iyi ni episode ya 4 tugezeho ya bwa butumwa bwa Onapo. Abakristo, abagore n'abagabo bamwe binubira kubyara, ukuntu byakuruye umuvumo. Turimo kugira ngo rero Imana itange imbaraga, itange ndetse n'ubwenge, kugira ngo ibintu bidukururira imivumo bive kuri twebwe. Mureke mbabwire impamvu. Imana ifite uruhare runini mu kuturerera. Ntabwo turera twenyine, ntihazagira umuntu ugushuka. Ukuntu wabonye umwana, inzira umwana anyuramo kugira ngo avuke n'amazi ahura n'amazi, ni ibintu bikorwa n'amaboko y'Imana. Nimba Imana ibasha kurema ikaguha umuntu, ntabwo iguha umuntu wo kwicwa n'inzara, ntabwo iguha umuntu wo kugupfira ubusa, iguha umuntu wo kugira ngo azagirire umumaro Imana. Bishatse kuvuga ngo abagore n'abagabo turi abapagasi b'Imana, kuko tuba turi kurerera Imana. Ni nayo mpamvu rero Imana iyo yemeye ko umuntu aza ku isi, imumenyera n'ibizamutunga nuko azabaho. Nigeze mbigisha ikintu ijambo rivuga ngo Imana ikurema yamaze kukuremera. Ni Imana irera imfubyi ikazirera zigakura ba mama na papa badahari. Kuki Imana ibakurikirana? Nuko ariyo iba yaragize uruhare rwo kugira ngo bavuke. Twagere dukora amakosa menshi nkuko ngenda nyababwira, amakosa yo kwimura Imana, hanyuma tukimika ibindi bintu. Tukimika amafaranga yacu, tukimika imirima yacu, tukimika ubwenge bwacu, tukimika amafamu yacu, tukimika ubushobozi bwacu. Kandi twarabyitegereje ko hari aho bigera ubushobozi bw'umwana w'umuntu bugashira, hagasigara ubushobozi bw'Imana gusa. Hari aho bigera umuntu yirataga ko kampani akoreramo, ejo bakayifunga mu buryo butunguranye, kabura ubushobozi. Twagiye twirata amaboko dufite yuko tuzabarera, ejo ugasanga umugabo yabaye paralize no kubahahira ntibigikunze. Twagiye twirata ko dufite imishahara ikomeye, bigeze aho twirukanwa ku kazi, ya mishahara irabura. Twagiye kwirata ko turi abacuruzi bahambaye, ubucuruzi bukubitwa hasi n'ibihe, hanyuma abantu ntibongera gucuruza, ubuzima bujya down. Amaboko yacu rero ajya ananirwa, ariko amaboko y'Imana ntagira gute, ntabwo ananirwa. Ibi bintu bigomba gusubirwaho bakirisitu. Uyu mwuka umaze kuba umwuka mubi, ni umwuka wadukiriye abavuga butumwa, ni umwuka uri mu bashumba, ni umwuka uri mu bapasiteri,
ni umwuka uri mu bakozi b'Imana, ni umwuka ufitwe n'abahanzi, ni umwuka ufitwe n'abahanuzi, n'abavuganye n'Imana, n'ababonye imirimo y'Imana, n'abarwanyaga uyu mwuka nabo batangiye warabinjiye. Abantu benshi ntibashaka kubyara, n'abarya gatatu ku munsi bakabimena mu mifuka ntango bashaka kubyara, n'abafite amakonte mu Rwanda no mu mahanga ntango bashaka kubyara. Bivuze ngo si umwuka w'ubukene, ahubwo ni umwuka wundi mubi waturutse kwa Satani wo kurwanya Uwiteka. Kandi uyu mwuka ufasha abantu bafite Bibiliya babayeho kubw'imbaraga zikomeye z'Imana. Niyo mpamvu ibi bintu mubyiteho. Ahubwo uyu muntu arabyara abana babiri, afite ibifaranga byinshi, ahubwo akagira abapagasi benshi n'abacakara. Ariko noneho uyu mwanya ndashaka kuvugana n'abagabo gusa. Uyu mwanya ndashaka kuvugana n'abagabo banga kubyara kandi b'abakozi b'Imana. Ndumva uyu mwanya ari uwanyu, nawuhariye umwanya wanyu. Uzi ikintu ushaka kubwira abagabo b'abakirisitu badashaka kubyara? Ndashaka kubabwira ikintu kijya gusa n'icyo nabwiye abagore b'abarokore badashaka kubyara. Nababwiye ukuntu abarokore b'abagore badashaka kubyara, mbabwira ukuntu n'ubundi nibatarera abo babyaye bazarera ab'abagabo babo, uzarerera ba Mukeba. Babwira ukuntu ba Rufosina na ba Mariya na ba Marita bazajya bahurira aho ngaho bafite impanga, kandi uzabarera. N'utabarera uzava muri urwo rugo. Kandi narabibabwiye ngo Matayo mushaka no mu nda zeru, mugashaka kubaho muri ba mama byangwe, mama cyangwe. N'ubundi byose ni hahandi ntango muzaba ba mama cyangwe. Ibibyimba se byo mu nda byabakundi. Nutajya kubyara umwana uzabyara ikibyimba. Niba takubaga kuko wabyaye, n'ubundi ufite ibindi birwara uzabaho. Iyo migogoro na stress muvuga zituruka mu kubyara, n'ubundi bizaturuka mu burwayi. Habashaka ubwiza ni haleluya, habashaka ubwiza ni icyubahiro no kudapfa. Bibiliya uzo ukuntu ivuga, iravuga ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Nimba ushaka taye nziza, nta mugore wanga taye, nanjye mbikunda kubi. Ubu muzi ibintu twirirwa tongwa ngo tugire taye, nanjye ndayikunda. Kuyikunda si icyaha, ariko ntukayishakira ko itari. Ngo nanjye ndashaka gukora umubiri, ngo nanjye nkagira mu nda zeru, uruhekero rwa buri munsi, kwirirwa ntwita byica cyangwe, mbega amahano. Reka ntabwo gutwita byica cyangwe, ahubwo kutubaha Imana nibyo byica cyangwe. Abashaka ubwiza, abashaka icyubahiro, abashaka kudapfa, ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Mana ishimwe. Nushaka kutabyara kugira ngo icyangwe kidapfa, aho uzaba wakishe. Kuko ababagwa bose ntibabagwa abana. Hari imivumo izaza mu mubiri wawe. Kandi reka mbabwire, hari ibyaha, reka nze mbabwire, hari ibyago Imana igisuka bituruka kuri uko kutumvira Imana. Mureba abantu banga guhekera Imana no kuyibyarira, mufite ibibazo mu ngo zanyu. Nimba uzi kuri muri urwo rugo uvuga uti sinzahekera Uwiteka icyangwe kitazapfa, nje kukubwira ngo ntahuri. Nakwita izina ryitwa ngo ntahuri, ntaho barizwa. Iryo jambo ribabaza Imana. Ntakomeza kubyara ibere ryanjye rikagwa, ubundi si umugore ashaka irihagaze kugira ngo bigende bite? Uzongera ukobwe kabiri. Umugabo erega n'umugabo arakurambirwa. Abagabo bo mu minsi y'imperuka uri kugira ngo atakurambirwa. Wenda uzagire taye nk'iy'urushishi, wenda uzagira amaso nk'ay'inyana, wenda uzagire taye, umva, wenda uzabe mama gisabo. Imana nitakurengera ntawe uzakurengera. Ubusa abagore bacibwa inyuma bangana iki? Uzi ibizuba by'ibizungereza abagabo birirwa baca inyuma. Noneho ubu abagabo ntibagica inyuma gusa, aguca inyuma akaguca imbere, aguca iburyo akaguca n'ibumoso. Noneho kubera kurakaza Imana bazajya babaca n'iburyo n'ibumoso.
hose babazengereza. Ariko reka mvugane n'abagabo, ni mwebwe shaka noneho. Abamama bo hari ibintu bibitseho kandi hari ibituruka ku mujinya w'Imana. Ujye wisuzuma iwawe mu rugo, urebe intambara zihari n'ibibazo bihari. Nusanga warahubahiye Uwiteka izakurengera, ariko nusanga hari akantu wagobetsemo, ujye umenya ngo iyi ni Imana ihora hose. Kuko Imana ifitiye umujinya abagore ndetse b'abakirisitu. Deja b'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana mwari mukwiye kuba urumuri imbere y'abadasenga, imbere y'abantu muyoboye, ariko mukaba bambere. Ejo bundi wize kurira indege, uhuye n'abagore, abagore bakatishije amatike y'ikuzimu, baraguhuguye, bakubwira ukuntu guheka buri kanya atari byo, bakubwira ukuntu utahora kuri airport utwite, none wararinganije urubyaro ujya muri Onapo bo kugira ngo ube umusirimu. Umva abagabo rero, ndashaka nganire n'abagabo badashaka kubyara abana benshi. Abagabo mushaka kubyara benshi ariko ugakunda ibintu kubi. Njye narababwiye ubushize mu kiganiro cya episode ya 3, kuki mudashaka kuki mwanga abana mugakunda aho baturuka. Ese ubundi wari uzi ko buriya buryo bwateganyijwe kugira ngo umugore n'umugabo banezerwe gusa? Bwarateganyijwe kugira ngo umugore n'umugore haturukemo uruganda rwo gutunganya abana b'Imana. Umugore ni uruganda, ni uruganda rubyara abana bazavamo ibintu bitandukanye muri iyi si. Ntabwo wafunga uruganda rw'Imana ngo bikunde. Inganda zanyu se zizakora uruganda rw'Imana rukingo? Inganda zanyu zikora inzoga, inganda zanyu zikora amaji, inganda zanyu zikora ibyo kurya no kunywa, inganda zanyu zikora imyambaro, inganda zanyu zirimo zirakora, muri gutera imbere, ntabwo mwifuza ko zifungwa, mukora ibishoboka byose, murakira uko bwije n'uko buke, hanyuma mufata uruganda rw'umugore, ahantu Imana iremera abanyacyubahiro n'abakomeye, aho Imana iremera abaciriritse n'abanyembaraga, aho Imana iremera abazayigirira umumaro, ikabazana muri iyi si muhafunge bikunde. Ntabwo bizavamo, Imana izajya bahabura. Aba bagabo rero nabo bashaka kurondereza amafaranga banga kubyara, nje kukubwira ukuntu n'ubundi uzayatanga. Nicyo kinzanye, n'ubundi azakuvamo. Reka nkubwire, ntubona ko wabyaye 3 cyangwa wifitiye 4, kandi imibare ari ukugira ngo batagukosoma. N'ubundi bizagukosoma tu. N'uwo mubiri wambaye ubwawe wakubwira ukuntu gukosoma, uzaba ari amafaranga usohora mu kwezi kubera uwo mubiri. Nujya mu bitaro hazagukosoma, bya diabete bizagukosoma, inkumi ziri hanze aha zizagukosoma. Reka nze nkubwire, nutayasiga muri gereza uzayatanga. Nimba hari ibintu Imana yasutse muri iyi si, ni ibikosoma abagabo. None se nkubeshye? Mureke mbabwire, nimba hari ibintu Imana ya Isiraheli yasutse muri iyi si, ni ibintu bikosoma abagabo. Nubundi ntabwo uzayabika, nuyabika dore aho ndi imbere y'Imana ya Isiraheli, Imana yabantumyeho. Ugira ngo Imana izarekuye aryo yahereze? Hanyuma ngo muzi kuringaniza mwabagabo mwe, hanyuma mukajya kubyara hanze. Ugasanga umugabo n'umugore ngo bararinganije ngo bararinganije ngo nabanyabwenge, ukabona bafite abana 3, ariko ugasanga yateye inda umuyaya, uwo akoresha muri biro ye, uwo bahuriye muri kwasiteri, uwo bahuriye Dubai, uwo bahuriye mu Bushinwa, uwo bahuriye muri Amerika, bose yabateye inda, akagira abana hanze baruta bo mu rugo. Ngo uri umunyabwenge, ngo Imana ikure kuyarya, ntayo uzarya. Yaba abo ngabo wateraga inda niburuka bakurikirana, imivumo izabokama. Umva mada, umva nkubwire wa mugore we, sinshakira ibyaragura ryawe. Urumva? Uzajya aho abandi bagore bajya, uzagende bagufunge cyangwa ugende urebe ukuntu bigenze. Sishaka kongera kukubona utwite, ejo ubundi ukabibita ukajya gutera inda undi. Kuki mudashaka abana mugakunda aho baturuka?
ntabwo Imana yigeze irema biriya bintu kugira ngo mwinezeze gusa. Ruriya ni uruganda Imana itunganyirizamo abantu. Niba mutari munabizi mubimenye, none ngo murashaka gufunga uruganda rw'Imana. Umugore wawe yatwita ukenda kumurimbura, warangiza ukajya gusambana ukabyara ahandi. Abana batazwi udashaka ko banamenyekana, udafite n'icyo umariye, wamugomewe. Hanyuma ufite abana bangahe? Nyine abo ngabo wabyaye n'abo wibutse nyine kutazikuramo. Abo wabyariye mu mawesi, abo wabyariye, abo watwitiye, abo wateye mu mapuridasi, abapfire muri puridasi, Imana irarakaye. Imana yakuntumyeho wa mugabo we w'umukirisitu. Kandi mvuga umukirisitu uhere kuri bishop, wowe apotre, wowe ni wowe mperaho. Ntabwo Imana izemera ko yarya. Ntabwo uzayarya ndakurahiye. N'ubundi azakuvamo. Kuko ibimara amafaranga Imana yabyoherereje abagabo. Uzayatanga mu muhanda ugenda, uzayatanga mu bitaro kwa muganga, uzayajyana mu Buhinde, uzayajyana muri Amerika, uzayajyana muri Kenya, uzayajyana muri Faisal, uzayatanga CHIK. Cyenda vuze ntumvemo. Uzayatanga mu karere, uzayatanga mu kagari, uzayatanga mu murenge, uzayatanga mu mudugudu. Ntureba ibyo mwirwa muvuga ngo babahora ubusa. Ejo bundi haraho narindi, ejo bundi hari ahantu narindi batangira kwinuba. Sinzi ibintu bari kubabwira abacuruzi baho narindi. Hinjira abantu nyine baturutse muri leta, bafite ibintu babategeka. Abo bantu bamaze gusohoka baratangira, nuko dushakamwe amafaranga, hari ibindi bashaka. Ibi byose bari kutubwira n'inzira z'amafaranga. N'amafaranga nyine mujye muyatanga. Ngo ariko ngo barimo kuguduhohotera baduhora ubusa. Hanyuma se mwebwe izo mpinja mwanga kubyara ntimuzihora ubusa? Wowe uhora ubusa ugahora ubusa n'umuntu utaraza ku isi, ukamwambura uburenganzira bwo kuvuka. Ngo barabahora ubusa. Babahora ubusa bwayo. Nta busa baguhora. Rwose nta muntu ugira icyo atunga, nta muntu ufite ikintu afite, rwose birakomeye. Ubwo se bikomeye bite? Kandi warabyaye babiri ariko akadakumira koko. Ngende nkawe nakisubirirayo nkibyarira. Ni gute bibakomerana kandi mwarabyaye bake? Kuki biri kubakomerana kandi mwarabyaye bake? Umuntu nkawe se wabyaye batatu ufite ama etage angahe bigukomerera bitera? Ariko noneho yise ko ari mbira. Oya komera ukubyara bake, wirinda stress. Ibibazo urabiterwa n'iki? Umva nkubwire. Mu mudugudu uzayatanga, mu murenge yatange, mu kagari uzayatanga, mu karere uzayatanga. Reka nza nkubwire. Muri gereza uzayatanga, mu kabari uzayatanga, uzayaha inkumu, uzayaha abajura bagufatiyeho icyuma. Reka nze nkibwirire. Uzayatanga kwa muganga, uzayatanga. Niba hari ikintu kizakuvamo, Imana yakuremeye bizatuma uyatanga. No kuri station aho unywesha essence nayo uzayatanga. Nje kukubwira ngo kuva ku wa mbere azajya kuvamo. Azajya kuvamo umuvuduko wazamutse. Station yahagaze. Ihagarara kuki? Kandi mwaririnze kubyara, mwaranze ibi stress. Uzayatanga no kuri bari. Ariko uzi ko ushobora kwanga kubyara abana babiri ufite mu buryo batunzemo bakazakosoma kurusha utunze abana 10. Nuza kwisuzuma neza utandakariye, dore ubu ndabizi mugiye guhita mundakarira. Uze kwisuzuma wicare utuje, nubona bitarakugarutsira rora. Ariko ubwira Imana ngo haracyari imbabazi zawe. Imana yashyiriyeho abagabo ibibamara amafaranga kubera umubabaro. Nutayatanga ku mwijima uzayatanga ku gifu, nutayatanga ku gifu uzayatanga ku mutima, nutayatanga ku mutima uzayatanga kuri diabete, nutayatanga kuri diabete uzayatanga yeba we utumiza ibinini hanze bihenze. Icyo nzi gusa nzi
nuko azakuvamo. Maze iyo ndambi yanyu yo gukunda amafaranga mukanga abana ku buryo umugore atwita ukarakara ukakameza ngo nta rasiyo uzongera gutanga ngo kugira ngo umwana atarye n'ubundi ntuzayarya nawe, kandi uzagaburira ibitunguka. Ariko iyo tugaburiye abana bacu tukabafata neza turunguka, kuko ubu se ngende kurera ibuye have sha. Iyo nicaye ahangaha Sharirene akasemurira sha mpita mvuga niyo ntakubyara nari kuba mpombye. Ubu se ko mbona ari Sharirene utararangiza secondaire, umunsi yageze muri kaminuza akayirangiza, umunsi se fisi yakurikiyeho akarangiza. Umva nzaba ndi mama kibamba kizigenza. Bureke ndabwira ukuntu nzabigenza, nzaryama mu madivu ubundi nimerere gutya. Ariko aka gafoto gafotore bereka ukuntu nzaba meze. Nzaba ndi mama cyangwe, urumva? Umwe nyubakira inzu, uwundi angurira imodoka, uwundi angurira sitire, ndi umukecuru uhora ku cyangwe gusa. Murambaza iki se? Ibintu byanyu mwigize byo kugomera Imana mukigira abanyabwenge. Nta bwenge mu kugomera Imana. Abantu bubaha Uwiteka azabubahisha. Utazakoza Imana isoni ntabwo nayo izamukoza isoni. Ndabakunda ariko nuko ari Uwiteka wabantumyeho. Hanyuma nzajya nkomeza soza mbabwira nti aho kugira ngo tumugomere nimuze twatura umugisha mu gihugu cyacu. Ariko igihugu cy'u Rwanda Imana yaduhaye nta makuru yacyo mufite. Twagiriwe umuntu, mureke mbabwire, nimba hari ikintu nishimira kuba umunyarwanda. Hari abandi ngo babyanga, ngewe ndabyishimiye kuko njya kuba umunyarwandakazi. Imana ya Isiraheli yari yabitekerejeho, ibona ko ntazavukira ahandi, nzavukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umugisha. Kandi imigambi Imana ifite mu gihugu cy'u Rwanda nta na rimwe igira imigambi mibi. Ni twebwe tuba babi ikatugambiriraho nabi, ariko ihora ni byiza n'imigisha yo guha igihugu cyacu cy'u Rwanda. None ubu ngubu abakirisitu twagakwiye kugira isengesho ryo gusenga, tukajya imbere y'Imana ngo tugiye gusengera igihugu, tuyibwire izana imvura y'umugisha, imvura itwara imyaka mu bishanga igahagarara. Twagakwiye gusenga tukayibwira ngo ibiciro nibimanuke cyangwa nibitanamanuka izamura ibifaranga tugira imifungo. Twagakwiye kuyohereza mu bigo by'amashuri ngo Imana itanga ubwenge. Twari dukwiye kuyohereza tukayibwira ngo abahungu n'abakobwa bacu twirukanye umwuka w'urumogi, twirukanye umwuka w'uburara, uburaya n'ubusambanyi bwose tukabwirukana, nk'uko kunanirana tukabwira Imana ngo ishyingire abahungu bacu, ishyingire abakobwa bacu, dutegure urugori, hanyuma twambare ingofero, haleluya, dufate n'inkoni, twicare mu ntebe z'icyubahiro. Twagakwiye kubwira Uwiteka ngo rambura ikiganza cyawe mu Rwanda, imisozi y'u Rwanda yose yere ibitoki, yere ibijumba, yere imyumbati, yere ibigori, urumva, yere ibyayi, yere amakawa, ibintu byose. Ubundi rwose turye tunasagurire amasoko y'i Burayi, twinjize amayero n'amadovize n'amadolari, maze dutere imbere. Ariko turajya imbere y'Imana tujyanye iki? Urazamura isengesho isange wamutsinze muri prudence, ejo bundi nurizamura isange wamutsinze muri toilette. Urazamura isengesho imbere y'Imana isange wamiraguye ibinini. Ubu ngubu mu ngo zanyu hahora inkota zo kwica impinja. Urasengera ese mama urapfukama imbere y'igitanda ariho uri kubicira? Ese papa urapfukama imbere y'uburiri bwawe uyirire uyibwire ngo nkuraho amakuba ariho uri kunigira impinja zirimo gutaka, zirimo ziraboroga? Ntabwo biri bukunde. Ninde uri buzamura isengesho ngo asengere abana be? Hari wowe wazanye umuvumo? Ninde uri buzamura isengesho ngo asengere igihugu? Mwarabaye abicanye, Mani babonana amaraso, mwaruzuye amaraso. Ubu umugore n'umugabo baratwita, umugabo agatanga amafaranga yo kujya kuyikuramo, barangiza bakajya ku ruhimbi ngo ni umupasiteri, ngo ni umukozi w'Imana, ngo bitiriwe Imana. Ninde uri buzamura isengesho
ubundi si igihugu gifite ikihe kibazo? Ko ikibazo gifite mwebwe, ikibazo gifite mwe. Ndashoje episode ya 4. Imana nibababarire, ibakureho imivumo, iyikure mu bana bana, nimuyigarukire. Mana ndakubashye. Haleluya, haleluya. Nyiribihe, nyiribiremwa, Imana ya Isiraheli, Imana idacogora, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga, Imana ifite gukiza. Imana ubahwe cyane, shyirwa hejuru papa. Ndagushimye kubw'ubu butumwa, ndagushimye kubw'abana bawe, ndagushimye kubw'igihugu cyacu, ndagushimye kubw'itorero, ndagushimye kubw'amatorero, ndagushimye kudukunda. Hariyo mpamvu wadutumyeho uyu mwanya Mana. Sabiye imbabazi abakugomeye, sabiye imbabazi abagabo, sabiye imbabazi abagore, mbasabiye imbabazi abatuye isi bakwimuye bakimika imbaraga zabo, mbasabiye imbabazi. Ukimara kubababarira, babarira abahungu bacu, babarira abakobwa bacu, twatuye umugisha uvanze n'imbabazi. Tanga umugisha mu mpande enye z'igihugu, tanga umugisha ku mipaka, tanga umugisha mu gihugu hagati, tanga umugisha ku bashinzwe umutekano, tanga umugisha kuri nyakubahwa, tanga umugisha ku bayobozi bose, tanga umugisha mu itorero, tanga umugisha w'imbabazi, tanga umugisha w'uburumbuke, ibishanga nibibona ibyo kurya. Uwiteka we, imirima niyere. Haleluya. Mana, uburumbuke mu gihugu, ibintu nibigende neza, abantu nibakubyarire, abantu nibaguhekere, ineza y'Imana nisakare. Haleluya. Natuye umugisha kandi natuye imbabazi, bababarire Mana, barakugomeye, ugira umujinya, ugira ibintu usuka, ugira ibyo wohereza, ariko none hanzamuye ibiganza. Saba imbabazi ngo niwongere Mwami, udukebuke, dukebukane n'ibibondo byacu, dukebukane n'abahungu bacu, bavane mu byaha, bavane mu busambanyi, bavane mu kwiba, bavane mu buraya, bavane mu biyobyabwenge. Tabara urubyiruko rwacu Yesu, utabare n'ababyeyi babo Yesu, imbabazi zawe zibagereho. Umuntu wese uguhindukiriye hakaba gusabye imbabazi, umugirire imbabazi kandi wirengagize gukiranirwa mu izina rya Yesu. Amen. Mana nibahe umugisha kumva ubu butumwa, hanyuma mukore subscribe abatarayikora, mukoreshe mu busangiza abandi, nimufashe kujyanira ivuga butumwa. Nubona izi video ntuzibike, uzoherereza abandi, ubu butumwa nibugere kure. Mana ibaho umugisha.